ndabasuhuje mumeze mute bantu banjye. Ndagushimira wowe umaze gukora subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana amasomo ya piano uko twabitangiye. Uyu munsi rero tuje ku isomo rya kabiri. Reka njye isomo rya kabiri nubwo tutaratangira kwiga. Ni isomo rya piano. Piano ni iki? Piano usanzwe ni igicurangisho muri rurimi rw'Ikinyarwanda byita ko ari igicurangisho kifashishwa mu gucuranga umuziki birumvikana. Ariko se mbere yo kujya kuri piano ko twumvise ngo ifashishwa mu gucuranga umuziki ni iki? What is music? Abantu bagerageje kwiga umuziki mu buryo buri theorique cyangwa se ni theory manner, bize ko umuziki ari ni art. Art mu Kinyarwanda ni umwuga cyangwa se ubugeni. Reka dukoreshe ijambo ubugeni. Umuziki ni ubugeni bwo guhuza sound, bwo guhuza amajwi, reka tubite gutyo, bwo guhuza amajwi ariko mu buryo buryoheye amatwi. Icyo nicyo twita umuziki. Tugiye kwiga piano, ariko piano yifashishwa mu muziki, bivuze ko ari agace gato k'umuziki. So reka tubanze turebe ngo umuziki ni iki. Umuziki tumaze kuwubona, ni ubugeni bwo guhuza amajwi mu buryo buryoheye amatwi. That's cool. Nguwo umuziki rero. Umuziki watangiye ryari? Uramutse ugiye nko kuri Google bakubwira ko umuziki watangiye mu myaka 40 ishize, ariko ngiye ku giti cyanjye nakubwira ko ibyo bintu atari byo. Kuko umuziki niba nkomya amashyi nkoze umuziki, niba mvuze ibi ndimo gukora, it's kind of music. N'uburyo nabwo bwo expressinga umuziki. So bivuze ngo umuziki ntabwo watangiye mu myaka 40 ishize. Umuziki wabayeho kuva ikiremwa muntu cyabaho, cyangwa ushaka banavuga ngo umuziki wabayeho kuva isi yabaho, kuko ikintu cyose cyagiye gikorwa. Inyamaswa zabayeho zajyaga zimoka niba ari imbwa wari umuziki, niba ari ihene igahebeba ni umuziki, niba ari amazi atemba mujya mwumva iyo muvoma, uriya ni umuziki. Ntabwo umuziki wabaye mu myaka 40 ishize, ubwo umuziki wahozeho. Gusa hari ibihe by'ingenzi twibuka byabayeho umuziki, ari nabyo abenshi cyane muri minsi tukigenderaho, haba muri muzike iri classique. Tuzagenda tubibona amoko atandukanye y'umuziki, ko tuzagenda twiga piano tuvuga ngo ni gute bacuranga piano classique, contemporary music, iyi muziki abantu bita secular ni gute bayicuranga. Tuzagenda tureba amoko menshi atandukanye ya muziki, tugenda tureba naho yagiye aturuka. Akenshi cyane umuziki wagiye utangira mu mwaka w'1580 nibwo umuziki ahanini tugendera uyu munsi twavuga ko aribwo watangiye. Hari mu byo twita umuziki uganisha mu byo bita ama era. Hari muri era bita baroque era. Twavuga ko aribwo umuziki ahanini tugenderaho uyu munsi watangiye kugenda usa nkaho uzamuka kuva mu 1580 kugeza mu 1750. Icyo gihe hariho era yitwa baroque. Nyuma haje era bita galant music. Tuzagenda tubona uko icyo ari cyo yabayeho kuva mu 1720 kuzamura. Nyuma haje icyo twita classical music. Music classique abenshi bakunda bamwe music y'abakatolika, ariko ntabwo ari byo. Tuzareba impamvu atari byo. Kuva mu iyo music classique yabayeho kuva mu 1750 ikagenda izamuka. Ibyo ndivyo ngo kugenda bizamuka, nuko n'uyu munsi izo music n'uyu munsi turacyazifite. Nyuma haje icyo twita romantic era. Romantic era niho hagiye habaho indirimbo nyinshi zagiye zikompozwa n'abakompositeri cyane bo mu bihugu by'i Burayi, mu bihugu bya Scandinavia. Ariho akenshi romantic era yagiye, twavuga ko ari nkaho ariho yatangiriye kugeza n'uyu munsi. So ibyo ni ibyiciro bine umuziki ugabanyije mu. Tuzagenda tubibona ngo romantic era, baroque era, galant music ni iki. Tuzagenda tubibona gake gake uko ugenda ukurikirana iri somo. So ndagira ngo umuziki tugerageje kumva muri make muzike ni iki, yavuye
ya ndagira ngo dukomeze ku isomo rikurikiyeho, ntuzacikwe. Turahita dutangira na piano nyirizina. Turi kumwe, wibuke gukanda subscribe kugira ngo ibikurikiyeho bitazagucika. Imana ibahe umugisha.